Bakundwa bene data ndabasuhuje, Uwiteka bishimire kandi mugubwe neza aho muri hose. Tugiye kongera kwiga ku ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga uyu munsi ku kintu cyerekeye kwihana nk'intambwe ya mbere y'umukristo kugira ngo ave mu byo Satani yamuzirikiyemo, ave muri kamere y'icyaha. Kwihana nicyo gitangira, kandi uwihananye hari ibimugaragaza, kandi kwihana hari uburyo bikorwa, kandi hari ikibitera. Uzasanga rero umuntu akubwira ati ndi umukristo, usanga umuntu akubwira ko yakijijwe, ariko numureba ugashaka bya bindi bigaragaza kwihana, bya bindi umenya yuko umuntu yihannye koko wamumenyeraho, usange ntabyo afite. Abantu benshi bicaye mu nsengero biyita abakristo, abantu benshi bari mu murimo w'Imana biyita abakristo, ariko bari kwibeshya. Niyo mpamvu rero tujye tugira igihe tuganire, twisuzume, twinyuremo, twumve n'imvugo twiyaturiraho niba arizo, iz'abandi batuziho niba arizo koko, kubera yuko twazatungurwa dusanze turimo tugendera mu kigare. Kwihana ubundi gutandukanye no kwicuza, kubera yuko umuntu akora ikibi akicuza ati ibi nabikoreye iki koko, ibi kuki nabikoze, kuki naguye muri ibi ngibi, agahora muri ibyo, n'ejo akaba yakongera kubikora, n'ejo ubundi akaba yakongera kubikora, agahora yicuza. Ariko kwihana bitandukanye n'ibyo, kuko iyo umuntu yihannye arahindukira, bya bindi yari arimo, ya nzira yari arimo akayihindura akajya mu yindi nshyashya. Ntabwo uwihana rero ameze nk'uwicuza, kuko uwihana agira ibintu bimuranga. Reka tuvugemo kimwe. Umuntu wihana arangwa no kubabazwa n'ibintu arimo, bikamutera agahinda, akumva kandi biramurambiye. Ariko uwicuza we arayicuza ariko ntibimurambire. Icyo ni kimwe mu bintu wabona yuko bitandukanya kwicuza no kwihana. Iyo umuntu rero yihannye, kwihana ubundi inzira wari urimo, niba ari inzira y'ibyaha wari urimo, urahindukira ukayireka, ukayivamo, uba uyirambiwe. Ariyo mpamvu rero kwihana bikorwa na bake, kubera yuko uzasanga umuntu yicaye mu rusengero kubera yuko yavutse iwabo, wenda abona ari abakristo bamujyana gusenga, nawe agakomeza kujya mu rusengero, ariko akigarukira muri bya byaha bye. Ubundi tuvukira muri kamere y'icyaha, kuko iyo yavuye kwa Adamu na Eva ntaho twayicikira. Iyo umuntu rero akuze, ngo kubera ko yakuriye mu muryango wa gikristo agakura gutyo, hari igihe ashobora kwibeshya ko yihannye, kandi umuntu yihana ku giti cye, nta wihanirwa n'ababyeyi, nta umwuzukuru w'umukristo ngo abe umukristo, nta umwana w'umukristo ngo abe umukristo. Umuntu aba umukristo ku giti cye. Kwihana rero ni ukurambirwa ibyo wari urimo bibi, ibyo ukoze igihe kirekire cyangwa se ibyo ukoze igihe runaka, kumva ko bikurambiye, ugahitamo kubireka. Iyo ubiretse rero ugahinduka, aho ngaho niho uba wihannye, aho ngaho niho n'abakubona babona impinduka mu buzima bwawe zabayeho. Dufashe nk'urugero mu ijambo riri mu Bakorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo wa 10, haravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Yesu nashimwe. Iyo rero ufite agahinda, iki ni cyo gihe kirimo kurebana n'ibyo twavugaga, agahinda ko mu buryo bw'Imana. Ni ukuvuga ngo umutima wawe uraremera, ukumva ubabajwe n'ibyo ukora bitajyanye n'icyo Imana ishaka, bigatuma wihana. Ikindi kandi kiranga kwihana twavuga ku cya kabiri, uretse kurambirwa ibyo urimo,
nta muntu wihannye koko wahindukiye wari wicuza impamvu yihannye. Umuntu yicuza ko yakoze ibyaha, umuntu yicuza ko yakoze ikibi, ariko nta wari wicuza ko yihannye, kubera yuko umunsi wihaniyeho, umunsi wahindukiye Uwiteka kujya imbere, Yesu wadupfiriye kujya imbere akabana nawe ku buryo ntushobora kuzicuza n'umunsi n'umwe, ahubwo uba winjiye mu buzima bushyashya, uba winjiye mu buzima bukijijwe, niyo mpamvu udashobora kwicuza. Nyuma rero y'uko kwihana uhabwa agakiza duhabwa na Yesu, kuko nicyo cyatumye aza kuri iyi si akaba umuntu, akadupfira, akabambwa ku musaraba. Niyo mpamvu rero kwihana kuticuzwa kandi kuzana agakiza. Ariko iyo ufite agahinda gusa gasanzwe ko mu buryo bw'isi, ni hahandi uzumva ngo umuntu yishwe na depresiyo, ni hahandi uzumva ngo umuntu yahagaze hejuru ya etaje yiyahuye. Ako ni agahinda ko mu buryo bw'isi. Agahinda ko mu buryo bw'isi rwose gatera urupfu, karangiza upfuye kandi ukanarimbuka, kuko ntawe nigeze numva wiyahuye wabonye ubugingo, uzabona ubugingo buhoraho. Kizakubwira rero ko wahindutse, uzahindukira by'ukuri, kandi ntabwo uzigera wicuza. Uzigera wicuza iyo nzira watangiye, ahubwo ugira umwete wo kuyibwira abandi, ukagira umwete wo kubabwira ubuhamya bwawe, nabo bakakumenyeraho koko, bakareba n'impinduka zakubayeho, bakaboneraho nabo bagakizwa. Rero kwihana kwawe gushobora kuba n'imbarutso cyangwa se n'igituma n'abandi bihana, kubera ko babonye impinduka ziri mu buzima bwawe. Mwene data rero, niba ubona witwa ko wihannye, ariko ukaba hari icyaha ukirarikira, ukaba hari ibibi ugisubiramo, ugahora wicuza, umenye ngo ntago wari wihana, umenye ngo nturahindukira. Rero nagira ngo mbakangurire ngo baba abita abakristo, mwaba abatarabona agakiza, mwihutire kwihana. Wisuzume urebe inzira urimo, wisuzume urebe ibyo ukora, nusanga bihabanye n'iby'Imana ishaka, uhindukire wihane by'ukuri, hanyuma ubona agakiza gatangirwa muri Yesu Kristo, kuko nicyo cyamuzanye ku isi, agapfira ku musaraba, agapfa urupfu rubi, ni ukugira ngo twihane duhindukire, tuzabone ubugingo buhoraho. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibahe kwihana nyakuri, Imana ibahe guhindukira, maze twese tuzahurire mu bugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo niho mbibasabiye, kandi nanjye nisabira. Amen.